Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbaje kubifuriza intangiriro y'icyumweru nziza. Imana ishimwe, Imana ibahire, Imana ibashyigikire mu rugendo rwo gushaka imibereho ibatunga ndetse n'ibindi. Imana ihabwe icyubahiro. Nje kugira ngo abantu tumenyeranye gusenga, murabizi turi mu bihe byo kwibohora cyane, tugenda twikuraho imyuka igiye itandukanye. Abantu muri guhomba isengesho rya saa 9, ni ukuri muri guhomba ibintu bikomeye, uretse ko wenda muri gusubira inyuma wenda mukarisengeramo, ariko buriya iyo marayika ari mu iteraniro indani biba byiza kurushaho. Nanone nawe uhari, nubwo ushobora kurisengeramo nyuma ukizera, ariko buriya gukora isengesho nawe uhibereye burya biba byiza kurushaho. Abantu rero mumenye ko saa 9 rwose z'amanywa hano mu gihugu cy'u Rwanda, buri munsi y'Imana tubashishije tunyuzaho isengesho riri live, tugasenga tukibohora tukitandukanya n'ibintu byose bituriho. Imana ishimwe. Uyu munsi nje kugira ngo twitandukanye, twikureho umwuka wo kwibagirana. Uyu mwuka wo kwibagirana uri ku bantu benshi. Nababwiye ko mfite impano yo kubohora no kujomera amabanga yose ya shitani ahantu agenda ashyira kode ku bwoko bw'Imana. Niyo mpano yanjye ngewe, niyo specialite yanjye. Ministeri yanjye yitwa Bohoka. Misiyo yanjye iri muri Yohana 11:44. Imana ishimwe. Umuntu ukunda ibintu bijyanye no kubohoka rwose ntakajya abura kuri iyi YouTube channel, kuko niyo masomo menshi cyane anyuraho, niyo masengesho anyuraho inshuro nyinshi. Nakiriye abantu bashyashya, Imana ibaha umugisha, abakomeje kumfasha gukora share, like ndetse na comment. Ikindi rero umuntu utari wakora subscribe wowe warakererewe rwose. Ubu ibiganiro tumaze igihe dusohora ntabyo wabonye, kubera ko yibagiye gupyonda aho hantu gupyonda aho hantu hari umukara kukazogera. Imana ishimwe. Twagiye rero twitandukanye n'iyo mwuka wo kwibagirana. Bene data, hari imyuka myinshi abantu b'Imana igiye babuza kwakira imigisha no kuyikandagiramo. Iyi myuka uzajya uyumva kuri iyi YouTube channel, niho uzayisanga. Hari iyo uzajya wumva ukumva uyumvishe bwa mbere, kubera ko Imana igambiriye kubabohora no kubagirira neza. Ndagushishikariza kutazigere usiba n'isengesho na rimwe, ikiganiro na kimwe mba natambukije hano, kuko mba nafashe umwanya wo kugikora kandi mbanze ko kiri bubagirira akamaro. Dusome Itangiriro 41. Umuntu ushaka gusoma Bibiliya yose iki gice yaza gusoma rwose akageza nko ku murongo wa 15. Bibiliya igice cya 41 ukageza ku murongo wa 15 rwose waza kuhasanga ukuntu Yosefu yarariho uyu mwuka wo kwibagirana. Haratubwira ngo imyaka 2 ishize, Farawo rota ahagaze iruhande rw'uruzi. Mu ruzi havamo inka 7 z'igikundiro zibyibushye zirishiriza mu mifungo. Izindi nka 7 z'umwaku zinanutse zirazikurikira, ziva mu ruzi zihagararana nazo ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya izindi z'igikundiro zibyibushye uko ari 7. Farawo aribambura. Ubwo umwami nyine yahise abyuka, arongera aribikira. Umwami ntabwo bavuga ngo umwami araryamye, bavuga ko yibikiriye. Iyo umwami abyutse bavuga ko yibambuye. Sibyo bana batoya murimo hano mutazi Ikinyarwanda, ntabwo bavuga ko umwami abyutse, bavuga ko umwami yibambuye. Umwami ntabwo bavuga ko aryamye, bavuga ko yibikiriye. Iyo ukomeje gusoma hano kino gice usanga ko umwami yarose inzozi zikomeye, harimo n'izindi yarose munsi, mukomeze kuza kuzisoma. Ariko ahantu ngambiriye kukubwira ku murongo wa 9, maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye umutware w'abamurinda, njyewe n'umuvugizi w'imitsima w'umutware. Farawo yarakariye abagaragu be adindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda. Nge n'umuvuzi w'imitsima mukuru turotorera ijoro rimwe. Iyo ukomeze gusoma hano bahita bakubwira amakuru y'ukuntu uyu mugabo umuhereza wa vino wakoraga ibwami
hari ibintu yari yarigeze arota ari muri gereza ari kumwe na Joseph. Niko ijambo ry'Imana ubundi ritubwira ko Joseph igihe yafungwaga ari kwa Potifare, igihe wa mugore we yamubeshyeraga ngo yamufashe ku ngufu, umugore wa Potifare akamubeshyera bigatuma umugabo wamufunga. Yageze muri gereza akomeza gukora umurimo yakoraga, akomeza gukoresha impano ye. Muri ibyo bihe abagabo babiri baza kurota inzozi, barose inzozi, umwe ngo arota ari ibwami mu minsi 3, undi arota ngo yikoreye inyama, ngo ibisiga bigenda bizimurira ku mutwe. Arababwira ati rero kambarotorere nko mu yandi magambo reka mbasobanurira inzozi cyangwa se mbabwira icyo Imana yashatse kubabwira. Wowe warose iminsi 3 ngo ari ibwami, yarabwiye ati wowe nyuma y'iminsi 3 ibwami uzahagirira umugisha, uzajya gukorayo, uzaba umuhereza wa vino. Umwe wari warose ibintu, wari warose yikoreye inyama, ibintu biri kuzimurira ku mutwe, yababwiye ati wowe nyuma y'iminsi 3 uzapfa kandi inyama zawe zizaribwa ku gasozi. Ibyo bintu Joseph yari bahanuriye bari muri gereza birarasohora. Bimaze gusohora, bitari byasohora, babagabo wa wundi yabwiye ko azajya ibwami guhereza vino nyuma y'iminsi 3, arababwiye ati Joseph ningera ibwami ibyo bintu mpanuriye bigasohora, nzahita nkuvugarira ibwami bagufungure. Hacize iminsi 3 bya bindi yahanuriye babagabo birasohora. Bageze wa mugabo ageze ibwami yibagirwa isezerano yahaye Joseph ko azamufunguza. Bibiliya itubwira hano mu itangiro 41 ko hashize imyaka 2 wa mugabo yaribagiwe kuvugira Joseph, Imana yo yari yeranje ishaka uburyo imukura muri gereza. Aha niho ndi kubabwira ngo mureke twikureho umwuka wo kwibagirana. Mu by'ukuri uyu mwuka wo kwibagirana nicyo uza kuba utari kuri Joseph, ntabwo imyaka 2 yindi yaba yarongeye kuyimara muri gereza, aba yaravuyemo. Ahubwo uyu mugabo wamuhaye isezerano yageze ibwami aribagirwa. Yibagiwe, Joseph akomeza kunyigirira muri gereza kandi nyamara ibyo yahanuye byasohoye. Hari abantu bagiye bakwemerera ibintu, ariko kubera ko uyu mwuka wo kwibagirana ukuriho byaribagiranye, bishaka kuba ibyo bari bakwemereye barabihaye n'undi. Nuko bigenda, umuntu ashaka kubara kubwiye ati nzaguha igishoro, kubera ko uyu mwuka wo kwibagirana ukuriho igishoro ari kuguha akagihereza undi muntu. Nyuma kera kabaye wazamubaza ati yo tuzi ko nibagiwe, ati mva wihangane udufaranga nifite nadukoresheje ibi n'ibiti hari undi muntu nayafashishije. Kubera iki wa mwuka wo kwibagirana ukuriho. Uyu mwuka ni mubi cyane, utuma dutinda kubona ibisubizo, ujye kumera nk'umwuka wa rudindiza. Uyu mwuka wo kwibagirana niwe mwuka ubundi wa rudindiza urebye neza. Kubera ko Joseph uyu mwuka twaza kubukimuriho, umuriho nukura aba yaravuye muri gereza, iriya myaka 2 yagumyemo agasufura aba yarayivuyemo. Hari abantu mwagakwiye kuba muri mu kazi, ariko kubera ko uyu mwuka ubariho, abantu bari kubaha akazi bibagiye ko mwana arangije kwiga, bibagiye ko mwana arangije comptabilité kandi wenda rwakeneye mu comptable ahantu runaka. Nta gihe se mwari mwagira kikabaho ukumva umuntu murahuye mu nzira ati se amakuru ati ni meza, ati se bitete ni sawa, ati shati wapita ubushomeri mumeze nabi, wize ikisi, ati wenda nize comptabilité, ati yo atuze ukuntu ejo bundi wacu hari umwanya mu comptable wari uhari, tukaba twarabutanze, kumbe nawe wize comptabilité, ati nene nabyibagiwe. Uyu mwuka wo kwibagirana bavandimwe ujya utuma tubura imigisha y'Imana, ujya utuma duzerera mu butayu, ujya utuma tudindira, ujya utuma rwose imigisha yacu itinda kugira gute, itinda kutugera mu biganza, kubera ko Imana ikoresha abantu bagenzi bacu. Iyo aba bantu batwibagiwe rero ibisubizo byacu nabyo biratinda. Ndagira ngo uyu mwuka rero uyu munsi wa none dutangire iki cyumweru twikuraho uyu mwuka rwose. Imana dutandukanye n'uyu mwuka, ubwira Imana itandukanye amazina yawe n'uyu mwuka, ubwira Imana itandukanye ibiganza byawe n'uyu mwuka, ubwira Imana itandukanye urugo rwawe n'uyu mwuka, ubwira Imana itandukanye abana bawe n'uyu mwuka, ubwira Imana, kuko abana bawe nabo bashobora kunyaga umugisha, kuko twese turanyagwa, nta muntu utanyagwa, nta muntu utibagirana. Uyu muntu utari umuntu avuze ngo umukozi w'Imana runaka nzamugenera ikintu kiniki, kubera ko uwo mwuka wenda undiho ifyo umuntu akaba yaribagiye kugira gute gukora wenda ibyo yari yangambiriyeho. Uyu mwuka wo kwibagirana ni mubi cyane, ni mubi cyane, ujya utuma tudindira, tukadindira mu bisubizo, tukadindira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ibisubizo bikazatugeraho hari rotari twagize mu buryo bw'umwuka. Twarasubiye imyaka 2 Joseph ari muri gereza, iyi myaka ubundi yayibayemo ku bwa shitani, ubundi agakwiye kuba yari yaravuyemo, kubera ko uyu muhamagaro yari afite mwiza wo gukomeza gukorera Imana nafunze, wagakwiye rwose kuba waramukuye hariya. Ariko birangiye kuko uyu mwuka wari umuriho bituma adindira kuva hariya hantu. Namwe muri abakozi b'Imana mu buryo bugiye butandukanye, mukora imirimo myiza, mugira urukundo, murafasha, ibikorwa ukora byagakwiye kuba byaragusohoye mu kibazo runaka, ukinjira mu bisubizo. Ariko kubera ko uyu mwuka ukuriho
umuntu wenda bakagufashije kugisohokamo yarakwibagiwe, cyangwa yibagiwe ubufasha akugomba, cyangwa iri shitani ifite ukuntu ijagaraza abantu. Turi no mu minsi rero bita ngo ubu birakomeye, nta kanya, nta munota, nta gihe, umuntu agahora ajagaraye yanagira ngo agiye no gufasha abantu cyangwa kugira neza abantu, wowe ntakwibukemo, ntuze kuri top, ntube priority. Si uko wenda atagutekereza, ahubwo Satani araza akamuteza kumuhuma nk'amaso, akamugira nk'aho uri busy. Ariko ibaze kugira ngo umuntu ajye gufasha abantu bo mu mihana afite abantu bavukana bakeneye ubufasha, urumva utari umwuka mubi cyane? Cyangwa umuntu aho kugira ngo afashe abavandimwe be ukabona agiye gufasha abandi bantu atazi. Mu by'ukuri hari igihe umuntu agira ngo ni ukukwanga, ariko mu by'ukuri atari no kukwanga, ahubwo ari umwuka mubi wowe ukugendaho ku mazina yawe. Rero mureke twikureho uyu mwuka, tuwutandukanye n'ibyacu, tuwatandukanye n'ibiganza byacu byaje kurangira nyine Imana yitegereje ibona Joseph agiye gutagangara. Amen. Agiye gutagangara, Imana iriyeranje inyura ku mwami mwenyewe, imurotesha inzozi, zibaranira kuzisobanura. Zibaraniye kubisobanura, hari karosi, hari umuntu aruzi gusobanura inzozi, bituma ibwami bamuhamagara. Rero bene data, Imana yo yarerebye irengera umugaragu wayo, ariko urumva Imana n'ubundi hari umuntu yari yagennye aho ngaho wo kugira ngo azamukuzeyo, ariko kubera wa mwuka uri kuri Yosefu, wa muntu bituma yibagirwa kumugira gute, kujya kumuvuganira ibwami. Imana irangije iriyeranje ishaka uburyo bwose Yosefu ari buvemo, niko kurotesha umwami inzozi nyine zimunanira kuzisobanura, zimunaniye. Wa mugabo wa vino umwe Yosefu yahanuriye, nibwo yajyaga imbere y'umwami amwikubita imbere, avuga ati mwami nkwiriye imbabazi rwose, narahemutse. Burya muri ba bantu wafunze harimo umuntu ufite impano idasanzwe, uzi gusobanura inzozi. Izi nzozi yawe yazisobanura rwose, Imana imukoresheje. Imana bayishakiye inzira, igize gute, itumye Yosefu ava muri gereza. Rero mukomeze musome iki gice, mumanuke ku murongo wa 14, murahabona iyo nkuru yose y'ukuntu Yosefu mwami yaje kumuhamagara. Mukomeze cyane mugire kuri 37, murabona ukuntu mwami yaje gukunda Yosefu bikomeye kubera inama yamugiriye. Ariko bene data, n'ukuri twizera neza ko kugira ngo ibibazo turimo tuzabisohokemo, Imana ikoresha abantu pe. Hari igihe nk'ubu ngubu nanjye ndi umutambyi, hari abantu bijye bibaho hano twapanze ko turi busengane, ntarangiza nkibagirwa, nakibagirwa nkigira mu zindi gahunda. Icyo gihe abari wa mwuka wo kwibagirana ubu kikugendaho. Niba wenda navuze ni umuntu nzamusengera, uyu muntu nzagira gute, narangiza nkajagarara nkibagirwa ko nigeze nguha gahunda yo kugusengera. Ni wa mwuka wo kwibagirana ubu kuriho. Hari igihe Imana ibiri bunkoresha ibintu bikomeye ku buzima bwawe, noneho wa mwuka ukuriho ugatuma nibagirwa kugushyira kuri gahunda, cyangwa nibagirwa ko naguhaye rendezvous yo kugusengera. Urumva uyu ni umwuka mubi cyane rero utubuza umugisha. Abantu tuwikureho mu mpande zose rwose, umwuka wo kwibagirana mu wikureho, kubera ko hari igihe umugisha w'Imana uza ugasanga rwose abantu bakagutekereje, ariko ugasanga ubanyuze muri humye, izina ryawe ribanyuze muri humye, bakazabyibuka nyuma ko wari uhari ibintu byararangiye. Urumva ntacyo byaba bikikumariye. Rero abantu b'Imana turadindiye, abantu b'Imana turarushye, abantu b'Imana turatagangaye kubera uyu mwuka wo kwibagirana ugiye uri ku buzima bwacu no ku mazina yacu. Mana nziza, Mana hejuru ya byose, aya masaha nsengeye abana bawe mu izina rya Yesu. Mana nyaguhora ku ngoma, Imana tumaze kumva umwuka wo kwibagirana wari kuri Yosefu, Mana bituma atinda muri gereza. Aya masaha hari abantu batinze mu bibazo bagakwiye kuba barabivuyemo, ariko kubera umwuka wo kwibagirana Satani yabasizeho, akawushyira ku mazina yabo, akawushyira ku ngo zabo, akawushyira kuri diplome zabo, akawushyira ku nkoni z'ubushumba, akawushyira ku ngo zabo aho batuye no mu bigega. Mwami Uwiteka kubera wa Isiraheli, uyu mwuka ubujije abana bawe kwinjira mu mugisha. Niyo mpamvu aya masaha nsenze mu izina rya Yesu, ndatandukanya ubwoko bwawe n'uyu mwuka, ndamenagura uyu mwuka wo kwibagirana. Hoshi shitani, toka shitani, toka dayimoni, ndawutandukanya n'amazina y'abana bawe. Uyu mwuka wo kwibagirana mwami mwutandukanyije n'isura zabo, uyu mwuka wo kwibagirana mwutandukanyije n'amazina yabo Yesu Kristo. Uyu mwuka wo kwibagirana mwutandukanyije n'amadiplome yabo n'ingo zabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka babone umugisha wawe, reka bibukwe n'Imana. Oh haleluya. Abantu bagiweho n'uyu mwuka Mana, nkuko watekereje ugakura Yosefu muri gereza,
mwami urotesheje umwami inzozi, aba ari ushaka umuntu urotesha mwami. Uwiteka ukure abana bawe huye umwuka, ukureho aba bana bawe muri gereza, ubakure mu bibazo baherereyemo mu izina rya Yesu, kandi ntibazongere kwibagirana ukundi. Mana, amazina yabo yibukwe, ibyo bakora byibukwe. Uwiteka uwera wa Isiraheli, mwuka wo kwibagirana nkubahanaguyeho. Toka shitani, toka dayimoni, toka shitani, toka dayimoni. Reka abana bawe bagubwe neza, reka bibukwe amanywa nijoro, mbahuje n'amavuta yo kwibukwa mu byiza mu izina rya Yesu Kristo. Bagende bahure n'imigisha yawe, abantu babibagiwe babibuke, ababasibye muri telefone bashakishe nimero zabo, abababrotse bababrokore, ababajyanye mu bitekerezo bya kure bagarure hafi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Shalom, shalom.